Reka dufate akanya twongere tubasuhuze mwebwe dukurikiye hano kuri 6 Position Show, aho tuba tugomba kubana mu biganiro byinshi bitandukanye tubaha inama zo kuba twagira abavandimwe uburyo bashobora kubaka imiryango yabo, inshuti zabo, cyangwa se uburyo dushobora kujya inama twese hamwe muri rusange nk'abanyarwanda muri rusange kugira twubake ingo zitubereye. Nge muri kumwe rero ni MC Seti Rondo Boy aka Nzogejo. Wow, reka rero umushiki wacu abanza basuhuze twinjira mu kiganiro tunamuha ikaze. Umeze ute? Neza. Kufite isoni? No, hello guys. How are you? Sasha, I'm fine. You still alone better on this time? Nitwa Sasha. Ndasoje cyane tuye kubana mu kiganiro cy'umunsi. Nukwicara mu gatuza mukumva ibintu byinshi mwamukumbuye. Akuru wabagize gushya mwicare mutuze mwumva ibyo mukumbuye Cyane bicare mva. Amabanga y'iki? Yerugo. Karabaye. Ndi kumwe na Sasha yari yamaze kubibwira, turabashimira cyane. Wowe utarakora subscribe kuri 6 Position Show, kora subscribe ukore watching time. Niba dutangiye ikiganiro menya ngo ishiwe byinshi cyane mbere yuko dutangira ikiganiro tuba twateguye, none ikiganiro kimaze gutangira neza hariya bakaba 00 umunota wa mbere cyangwa segonda rya mbere tangiye ikiganiro paka kirangiye. Kora subscribe ushiremo comment kugira tubashe kubana nawe umunsi kundi, ukore share na like. Nibyo like byose subscribe, like, comment, share. Action. Twe turimo tugikomeza mwe mukurikiye 6 Position Show, turacyarimo kuganira n'umuvandimwe. So wowe nk'umugabo ushobora kuryamana ukavuga ati umugabo ndabyiyakiramo gutya, ndabyisangamo gutya, cyane nishimye gutya, ushobora kuba wabikora gute nkawe? Nta umugabo ushobora kubonana nanjye Sasha ngaca ahandi ngava gute? Aburetse gato gute umugabo mudashobora kuba mwabonana ngajya ahandi hantu? akosuka akimara kuyishyira inyisi imboro turacyarimo mbese kakana ibintu nk'ibyo kunyonga. Hari ibintu njya numva abagore bava ngo hari ukwandika ngo 0 nganika 0 nganika 8 ngo siba ya akimara kuyishyiramo icyo gihe wakumva ko byatuma umuntu atamugutwara ukamunyongera fresh ka karuru ka microphone ibintu nk'ibyo uvuga uraga gucika badari. None ko hari umugabo uvuga ati ngiye umukobwa atanyara nabyo mwe bitwamarana ato uwahuye nanjye ntacyo jewe umukobwa nyara sava umva jewe none ukuntu meze hagize n'umugabo wo gutanyaza ngewe ntago kuko ubundi nkenge gusumuta barako akundi baba bafite nk'utugeto asiko mba numva bivuga ufite isoni ntazani gusa isoni ze ngo hagize umugabo hagize nk'umugabo we ugafata shasati ngiye kumunyaza cyakora ubwo wafata nk'itorosho n'ibasi ukagitangiza ku muryango bamwe bakora bari nkare ampaye subwo byo nibi nukunyaza maze umva ku buryo hasi ku muryango ushyira nk'umukozi tukiri aho ngaho bari ku bahanga bw'ibyuma muzuminga uyu mukobwa ho gatoya ndagira ngo mbwire iyo waryohewe nakaye kajwe ukunda kuvuga iyo uryohewe muzuminga uyu mukobwa turebeho gato. Buretse gato mubanza muzuminge ngewe gatoya kuko ndabona umuvandimwe niwe kumbeshye cyane. Reka Sasha reka ngiye mbanze nkwereke nako ndi kukubeshya kubanga bw'ibyuma ndiho ngiye iyo naryohewe ngiye hari uburyo natakameze fresh iyo ngiye kurangiza kubanga bw'ibyuma mudufasha ndakubita gutyo kubanga bw'ibyuma maguru kuko kurangiza
reka guseka abantu bashobora kujya mu bintu by'imikino. oya hari ukuntu nawe icyanyine ku mugore wawe cyangwa se umukotine wawe hari ukuntu kubabwira neza ko ayo makuru ariyo. hari ukuntu kurangiza kira n'igikorwa cy'ibyishimo. kurangiza buri muntu wese yarangije aba yataye ubwenge kugira ngo umaze kubona uburyo ngiye nshobora kubyitwaramo ndamutse nishimye ndamutse numva ameze neza pe ibintu wabonye uburyo nshobora kubyitwaramo. So nashaka kubaza wowe nk'umugabo aramutse akuryohereje uburyo ki ushobora kubyitwaramo. Ese iyo uryohewe muri we wumva umeze gute? hari uburyo abadamu baririmba indirimbo nyinshi. hari umudamu ushobora kuryohereza agahita yibuka iwabo uburyo yamwambuye isambu. none byose muzabitwara nabone byose muzabitwara hari umudamu mushobora guhura ugasanga bamwambuye byibura isambu. mwasi ndabazi. hari n'umudamu mushobora guhura ugasanga yahemukiwe n'abantu benshi ugasanga imiryango aho yashatse byaranze. mwaranyaze nacyo nakoze mwaranyaze we akira ko mwaranyaze we. none wowe uburyo ushobora kubyakiramo ni nk'ubuhe buryo? Nese uri guseka turi mu bintu byubaka abanyarwandakazi. iki ni ikiganiro tuba dufite kugira ngo tuganirize abadamu abagabo debates kugira ngo tumenye uburyo wakubaka urukundo ruhamye. So sinzi nawe uburyo ushobora kuba watubwira. Ese iyo uryohewe ubyakira gute? iyo uryohewe ubyakira gute? ntabwo njye arakwanga gusambugwe no abantu baratandukanye mu kurangiza urumva example hanjye wowe urangiza gute rero? ndaje mbikubwira hanjye ndangiza ntago maniko kuguru ntago nsara ntago genda kake chérie bébé mon amour ibintu nk'ibyo ugahita upfa se? oya maze ubwo gutyo wabugiye mbaduhutse urambeshya mbanduhutse no mbese mwereke waba urwaye igicuri? oya urabizi ko uyu muntu ari mu gikorwa abateganya kwishima nawe sobizi se ko iyo urangije bumva uruhutsemo ukuntu umubiri wumva uri simple ukuntu nyine uruhutsemo ukuntu nimba numva ushaka nkange iyo ndangije numva ushaka kuryama numva ndushye nshaka nko kuryama ibintu nk'ibyo. hari umudamu tujya tubonana kenshi mu bintu mpuzabitsina ariko hari ibintu byinshi mufasha kuko yahuye n'ibibazo byinshi bitandukanye. buriya abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye we yagiye ahura n'ikibazo cyo kutarangiza ariko uriya mudamu iyo amaze kumufasha usanga arimo kuvuga yego sheri ndabyumva uzashaka nzabikora akira mana yanjye we. none ugasanga ari umuntu wirekuye. sinumva yuko kuva wavuka hashize umaze kurangiza inshuro zingahe uvutse? kuki utazibuka ukaba umbwira yuko urangiza mu buryo bumwe? wenda ejo nabikoze nakwejo mukanya se ubundi sinabikoze. kuki urangiza mu buryo bumwe se? impamvu ntego umuntu afite abantu batandukanye urabizi ngo ufite imboro nto ufite imboro nini ufite igituba gito ufite ikinyara ufite ikitanyara ufite ikizenifuro ufite ikigizute njye ndangiza gake. aho wari wanambwiye ko usobanurira hagati y'imboro ndende n'ingufiya imboro ikuryohera ukumva uranyuzwe n'iyihe mboro? so njye imboro inyura ni imboro ndende. imboro ndende ya yindi geramo hagumva kirimo neza muri make n'iyi yanjye ndayizi se kanyikwereke rwose kuko imboro zigiye zitandukanye sinzi niba n'iyingiyi oh my gosh tuza igera ntabishaka hagarara aho ngaho dusobanurire hagati y'imboro ndende n'ingufi ukundiye? njye nkundi ndende yandigiramo neza ikindira uburyo. hari umushuti wanjye w'umuproducer bita Boyi atuye Nyamagabe yambwiye yuko ngo imboro isilamu inyaza cyane. ako hari n'undi mutipe inshuti yanjye utuye Musanze iyo ngiyo
yambwiye yuko ngo imboro isilamu itabasha kunyaza hagati aho ngaho watugire iyihe nama umva uwo mutipera kubeshya iyi mboro isilamu iranyaza hahandi umwana aza kugusura ukicuza icyatumye unamunyaza kubera ko urara kuri sima wow uramanika amaterapi kakaba yahari idasilamuye tubaha icyo ntizibora gusa umushitanyi wajya kumbwira ngo mboro idasilamuye ngicyo ariko ngo ibintu nk'ibyo twongereye ku ijwi gato ntago turi kukumva neza ari umushitanyi ajya kumbwira ngo imboro buretse gato imboro isilamuye n'idasilamuye twatangiye imboro isilamuye ikora iki imboro isilamuye icyambere iraryoha iranyaza fresh baba mama baba byimbye bidika bibyimbura neza kagabanya ibinure mu izina rya Yesu kagabanya ibinure naho idasilamuye njye numva mwajya muri isilamu sikora ko imboro idasilamuye irabiha gira umwanda urakoze abantu nk'abo b'abasilamu urakoze iyi ngiyi ni 6 position along here on this country Rwanda really I'm calling Seti MC Seti subscribe remember subscribe like comment mugomba kubikora neza oya bisubiremo neza mu kinyarwanda abatarakora subscribe oya tangira kimwe mbivuge mu cyongereza twatangiye rimwe rero utabarira abatarakora person agenda gake mbashe kukunganya abatarakora tangira kambe abatarakora subscribe and some person can do either subscribe share and share like and comment byihuse be quickly is a time can subscribe comment like and share on this channel 6 position show kuri ako gaputo k'umutuku ibuka kugakandaho ukande n'ahantu handitse hari akantu k'inzoga erega akabuto ni kimwe nk'uko umuguru umuhagurutse akanze kuki kuri rugo reka tubashimire cyane iyi ngiyi ni 6 position yemwe muri kumwe ni MC Seti Nzogejo aka Rondo Boy kora subscribe comment like and share shiramo comment nyinshi cyane utubwire iki kiganiro kimeze gute sibyo twabaganirije nibyo cyangwa ntago ari byo ese urifuza kubajyana ikiganiro natwe uraza kubona contact uhamagare cyo naho